bakunze wo kumva official turabashuje tubaye ikaze mu biganiro byacu kuri uyu munsi wa none dutembeye mu burasirazuba bwa Asia muri East Asia mu majyaruguru ya Vietnam, Laos na Myanmar. Ariko nanone igihugu turimo kiri mu majyepfo ya Mongolia, ni igihugu kimenyereye cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ubushinwa ni mu misozi miremire aho ibicu bigera hasi bikongera bikazamuka nk'inyanja y'umweru. Hari inyamaswa yabaye igicumbi cy'icyizere ku isi yose. Umubiri wayo w'umweru n'umukara watumye ibikimenyetso cy'amahoro n'urukundo. Panda, igihangange cy'umutuzo. Panda ni inyamaswa endemique, za nyamaswa ziboneka mu gace kamwe cyangwa mu gihugu kimwe. Iyi iboneka gusa mu gihugu cy'Ubushinwa. Panda isanzwe iboneka mu misozi ya Sichuan, Shanxi na Gansu. Ibyo rwose inyamaswa niyo mu Bushinwa gusa. Ariko Ubushinwa buziho gukoresha panda diplomacy, aho boroza cyangwa baha mu gihe gito izindi nzego z'ibihugu cyangwa ibindi bihugu. Panda nk'ikimenyetso cy'ubushuti, ariko ntago bazibaha burundu, ahubwo bazibaha cyangwa zigakodeshwa habanje gukorwa amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Mu kinyejana cya 7 igihe cy'ubwami bwatanga mu Bushinwa, umwamikazi wa Wu Zetian yigeze guha umwami w'Ubuyapani impano ya panda. Naho mu kinyejana cya 20 cyane cyane mu myaka y'1950 kugeza mu mwaka w'1970 Ubushinwa bwatangaga panda nk'impano y'ibihugu nk'ikimenyetso cy'ubushuti. Nyuma mu mwaka w'1984 byahindutse gahunda y'ubucuruzi n'ubushakashatsi, aho ibihugu bitizwa panda mu gihe runaka bikishyura amafaranga menshi yo gufasha mu bukangurambaga bw'ubusobe bw'ibinyabuzima. Ibihugu byahawe panda byatijwe panda. Kugeza ubu habarizwa ibihugu 20 ku isi byabonye panda iva mu Bushinwa. Bimwe mu by'ingenzi twavuga nka Amerika, aho tuyisanga muri National Zoo cyangwa muri Smithsonian muri Washington DC. Ariko nanone mu Bwongereza tuyisanga muri Edinburgh Zoo, mu Faransa muri Zoo de Baval, mu Budage muri Berlin Zoo, mu Buyapani tuyisanga muri Tokyo, Yokohama na Kobe. Ariko nanone tuyisanga mu bihugu nka Korea y'Epfo, Canada, Australia, Mexico, Thailand, Singapore, Malaysia, Belgium n'Uburusiya. Iyi ni inyamaswa imaze kugera henshi ku isi bitewe n'igihugu cy'Ubushinwa, kuko aho wayibona hose aho ibituruka nta handi ni mu Bushinwa. Ariko nanone iyi nyamaswa tuyisanga no mu bindi bihugu byo muri Aziya n'Uburayi. Yitangaje muri byose, mu gihe habaye ikibazo cy'ububanyi n'amahanga, Ubushinwa bushobora gusubizwa panda bwahaye icyo gihugu. Nimba muri gihugu runaka Ubushinwa bukaba bwarabahaye panda, mukaba harimo ikibazo hagati y'ibihugu byombi cyangwa se harimo ikibazo hagati ya leta zombi, icyo gihe Ubushinwa busaba gusubizwa panda. Ibi bishyirwa no mu masezerano. Urugero, mu mwaka wa vuba rwose, mwaka w'2023, kuko kuri uyu munsi wa none hamaze gushira imyaka 2, panda zari muri Amerika zimwe zasubijwe mu Bushinwa bitewe n'umwuka utari mwiza mu bushuti bw'ibihugu byombi. Bivuze ko panda ari intumwa y'amahoro, ubushuti n'ububanyi n'amahanga, kandi igihugu cyayibonye cyumva gifite agaciro gakomeye. Ubundi panda ntishobora kugurishwa, Ubushinwa burazikodesha gusa. Buri panda iri mu gihugu ikodeshwa $1,000,000 y'amadolari mu mwaka. Amafaranga ibihugu byombi bitanze ajya mu mishinga yo kurengera ibidukikije. Mu myaka ya kera, umuco w'Abashinwa, panda yafatwaga nk'ikimenyetso cy'umutuzo n'ubwiyunge. Mu ntambara za kera, abantu babaga bafite uruhu rwa panda bafatwaga nk'umutungo uhebuje. Mu mwaka w'1869, umumisiyoneri w'Ubufaransa Armand David niwe wa mbere wamenyekanishije panda ku mugabane w'Uburayi. Kuva icyo gihe ariko isi yose yatangiye kuyikunda. Mu mwaka w'1961, WWF cyangwa se World Wide Fund for Nature yahisemo panda nk'ikirango cyayo gikuru. Tuyutse ko WWF bivuga World Wide Fund for Nature, mu ntangiriro yitwaga World Wide Fund. Ni imwe mu mashyirahamwe akomeye ku isi yita ku bidukikije.
Iyi yashinzwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe nk'uko twabivugaga. Kugeza kuri uyu munsi wa none ikorerwa mu bihugu bisaga 100 ku isi yose. Iyi ifite ikimenyetso cya panda nk'ikirango cyayo. Ibikorwa byayo byibanda cyane mu kurinda inyamaswa ziri mu kaga, nko gufasha kubungabunga ingagi, panda, inzovu n'izindi nyamaswa ziri mu kaga. Ariko nanone ifite intego yo kurinda amashyamba n'ibidukikije, kurengera inyanja n'imigezi kugira ngo ibinyabuzima byo mu mazi bidashiraho, kurwanya ihindagurika ry'ibihe climate change, aho bakangurira abantu gukoresha ingufu z'urumuri rutangiza ibidukikije, ingufu zituruka ku mirasire y'izuba. Ariko nanone WWF yita ku buzima bw'abantu, yerekana ko kurinda ibidukikije ari ingenzi mu mibereho myiza y'abantu. Mu magambo magufi, World Wide Fund for Nature imaze kugira uruhare runini mu kubungabunga inyamaswa n'ibidukikije ku isi, kandi n'ijwi rikomeye ryayo ryibutsa ko isi yose ko tugomba kubaho mu bumwe bw'ibidukikije. Twibutse ko uyu muryango ukora no mu Rwanda, ukora n'amapariki amwe n'amwe. Reka tugaruke ku nyamaswa yacu y'uyu munsi ariyo panda. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubanze dufate amasegonda 2 dukore subscribe. Urakoze cyane wowe ubaye umunyamuryango mushya. Gukora subscribe ni ubuntu, ariko ni inkunga ikomeye cyane. Rero dushimiye n'uwakoze subscribe, dushimiye n'ukoze subscribe nonaha. Panda nubwo iri mu muryango wa carnivore, indyanyama, nk'ingwe, imbwa n'injangwe, iyi nyamaswa 99% itungwa no kurya imigano, ikintu kidasanzwe. Imigano mu ndimi z'amahanga bazita bambo. Ni ukuvuga ngo 1% risigaye iry'ibindi bitari imigano, aho dusangamo akanyama k'udufi duto, amagi y'inyoni n'inyamaswa zapfiriye mu mashyamba. Ariko ubusanzwe 99% yirira imigano. Panda ni inyamaswa idasanzwe, aho ifite ibimeze nk'intoki biriho inzara zishongoje. Ikirengeje ariko ni inyongera imeze nk'urutoki rwa gatandatu, isa n'ikirenge cy'inyongera, ifasha gufata imigano ikayihekenya. Reka turebe nk'iyi foto, urebe aka kantu k'inyongera hano kameze nk'urutoki rwa gatandatu. Aka niko kayifasha gufata imigano, ku buryo ibasha kuwuhekenya, kuwuvuna, kuwukorera ibindi byose. Iyo urebye urutoki rwayo rwa gatandatu, ubona ubuhanga bw'isi mu gukora ibintu. Iyo urebye neza ubona atari intoki pe, ariko ni urufunguzo rwayo rwo kubaho, kuko yifasha kubaho no kwirwanaho. Reka turebere hamwe ibintu bidasanzwe ku buzima bwa panda. Panda ifite umusemburo wihariye cyane ku bijyanye no kororoka, bitewe n'uko ari inyamaswa ikora ku buryo bwihariye bwo kororoka. Umusemburo wihariye witwa estradiol, ni indi estrogene ifasha mu gutegura igihe cy'imyororokere. Panda igira igihe gito cyane cyo kororoka mu mwaka, akenshi ni iminsi itarengeje 3. Estradiol ni indostrogene igenzura ibihe by'ubushobozi bwo gutwita cyangwa guhaka, n'imyitwarire yo gushakisha umukunzi kuri panda. Ibi bituma panda igira imisemburo yo gutera amarangamutima ajyanye no gushakisha umukunzi, kandi bituma gutwita bibaho rimwe gusa mu mwaka. Ibyana bya panda bifuka bifite amagarama 100, ni ukuvuga 1/900 cy'ibiro bya nyina. Ikindi gitangaje ariko, panda ifite urusaku rumeze nk'urw'umwana muto iyo ishaka kugaragaza amarangamutima. Reka turwumve, ongera urwumve. Panda ni inyamaswa ishobora kurira ibiti vuba no koga neza cyane bitewe na ya miterere y'intoki zayo. Hari icyitwa panda diplomacy, aho kuva mu mwaka w'igihumbi 1950 Ubushinwa bwatangiye gukoresha panda mu gutsura umubano w'amahanga. Urugero, mwaka w'igihumbi 1972 nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Richard Nixon, Ubushinwa bwahise buha Amerika panda 2 zari zizwi ku mazina ya Ling Ling na Hi Sing Sing. Uwo munsi wemejwe nk'utarahinduye gusa politike, ahubwo wahinduye imibanire y'isi yose muri rusange. Buri gihugu cyakira panda kibifata nk'umutuzo, umubano n'icyizere ndetse n'amahoro. Mwaka w'igihumbi 1980 panda zari zaragabanutse cyane ku buryo zendaga hafi gushiraho. Abashakashatsi n'ubuyobozi bw'Ubushinwa bashyizeho gahunda zikomeye
Aha bashyizeho gushyiraho parike n'ibigo byorora panda, ariko nanone bashyiraho bambu nk'umutungo ukomeye cyane, ndetse bakomeza ingamba zo kwigisha abaturage bo kubana na panda, kuko ubusanzwe abaturage bari basanzwe bahohotera panda, ariko bashyizeho ingamba imwe yo kwigisha abaturage n'ubukangurambaga bwo kubana neza na panda. Ubu kubera ibyo bikorwa, panda yavuye ku rutonde rw'inyamaswa zari ziri ku rutonde zenda kuzimira, imwe twita IUCN Red List. Rero iyi nyamaswa yavuye ku rutonde bizendaga kuzimira, endangered, ariko ishyirwa ku rutonde rw'inyamaswa ziri mu kaga, vulnerable cyangwa se vulnerable. Reka turebere hamwe isomo panda itwigisha. Iyo urebye mu maso ya panda ubona ikirenze inyamaswa, ubonamo isomo k'umutuzo ushobora kuba imbaraga, ariko nanone ko kutarwana ushobora kuba igisubizo. Panda itwigisha guhuza isi mu rukundo no kubungabunga umutungo kamere. Panda si inyamaswa gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubuzima, ikimenyetso cy'amahoro, urukundo isi yose ikwiriye gusangira. Isi yose kuva mu misozi ya Sichuan kugeza mu mijyi y'ibihugu bitandukanye byagiye byakira panda. Panda yaduhaye isomo ryo kubungabunga, gukunda no kwihanganira ubuzima. Iyo turebye panda tubona isi ishoboka, isi y'ubumwe, amahoro, icyizere. Panda umutungo w'isi yose muri rusange. Akunze kumubufasha rero, reka dusoreze aha. Shimira kandi subscribe, like, comment, share. Shimira udahema kudukurikirana no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Kuri ushaka kuduha igitekerezo cyanyunganizi, watwandikira kuri nimero ya kuri screen yawe 07828282. Wari mu bihugu byo hanze ubasha kumva ikinyarwanda, ukabanza ikimenyetso cyo guteranya 250 7 82 80 22. Gendi Kami, umwami wa Kinemaster. Ariko mbere yuko dusoza, reka tubanze dutumikira abantu badutumye. Reka tubanze twamamariza badutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu mateka. Ubuse nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu nsigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutaka amafaranga. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 82 cyangwa se